Yesu ashimwe mwene data nshuti y'umusaraba, habwa ikaze mu kiganiro ijambo rihindura ubuzima. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, aho uri hose wiyumvemo ikaze, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, imigabane y'Iburayi itandukanye. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndashima Imana ku bwawe, ndashima Imana ku bw'igihugu cy'u Rwanda, ndashima Imana ko ndi umunyarwanda, ndashima Imana ku bw'itorero aho urifatanya nanjye dushime. Ibihe byose waba urimo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana impaye ijambo ngo nkubwire ngo bahinduye imvugo, bahinduye amagambo bitewe n'igitangaza Imana igukoreye, bahinduye amagambo bitewe n'ibintu bikomeye Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari impamvu ndi hano, hari impamvu ndi imbere yawe, ni ukugira ngo mpumurize umutima wawe. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa 6. Hari ijambo rivuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini babitegereje babona ntacyo abaye. Barahindura bati ni Imana. Umva mvugane nawe, umva nkumurize umutima wawe, umva nkubwire icyo Imana yambwiye ngo nkubwire. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo bahinduye imvugo. Birashoboka ko uhagazemo hagati, ukaba uri kureba cyamunara, ukaba uri kureba ibintu byose bikomeye, ukaba ubona isi yakwikaragiye hejuru, ukaba uri kureba ukabona nta buzima, ntabwo ubayeho, ukabona indwara zisukiranyije, ndetse ibyakugezeho ndetse ibyaje bikugana ntabwo byihanganye, ntabwo byihaye akabanga. N'abantu barabizi, n'abo muturanye barabizi, n'abo mwiganye barabizi, n'abo musengana n'inshuti n'abahisi n'abagenzi barabizi. Pawulo arumwa n'inshira, abangaba bene igihugu bari ku kirwa cy'Imerita baravuze ngo aka Pawulo karashobotse, uyu muntu arapfuye. Nubwo yiyita umukozi w'Imana, nubwo yiyita umuntu utavugirwamo, ntabwo urw'inzoka rumukundira kubaho. Ariko mu buhanuzi bw'imbaraga, mu mavuta adasanzwe, afata icyo gikururuka akijugunya mu muriro. Ngo babandi ni bande? Babandi bagushungereye, babandi bategereje kukubona wamwaye. Nta kintu kiryoshye nko kuba umuntu yakohereza ihembe akavuga ngo byakanga byakunda, mu gitondo riraba ryamwishe, akongera kukubona mu gitondo ku manywa y'ihangu ugenda uri muzima ushima izina ry'Uwiteka. Birashoboka ko hari amadosiye menshi yo kugukubita hasi ariko kugenda inyuma, ariko ndahanurira ubuzima bwawe, ndahanurira iyo mibereho yawe ikakaye yumagaye. Umva ikintu Imana yantumye. Imana yambwiye ngo bahinduye imvugo. Birashoboka yuko imvugo iriho n'uguseba, n'ukumwara, n'ugusuzugurwa, ariko nayo nkubwire ngo bahinduye imvugo. Abari bazi ngo urapfuye ntago upfuye, abari bazi ngo urahombye ntago uhombye, abari bazi ngo urirukanywe mu kazi ntago wirukanywe. Amarira umaze iminsi urira muri iyo office, uyaririra muri urwo rugo, uyaririra aho hantu, mva nkubwire. Haleluya. Imana icyubahiro. Bahinduye imvugo. Ndagira ngo nkubwire ngo bahinduye imvugo. Bagiye kuvuga bati ni Imana. Babandi bategereza yuko upfuye, bategereza yuko birangiye, ariko bamaze umwanya munini babitegereje, nshuti yanjye, babona ntacyo ubaye. Reka mvugane nawe, bahinduye imvugo. Hari ikintu Imana ikoze kigiye gutuma abantu bahindura imvugo. Mu izina rya Yesu, amen. Habwa umugisha n'Imana. Ndagukunda mwene data, amen.